Yes, nanone rero nguhaye ikaze wowe wamaze gukanda subscribe kuri International Harmony TV kandi nkomeza kugushimira uburyo ugenda ubana natwe gatanu kuri gatanu katwereka kudukurikiye kandi ukatwereka yuko uri kumwe natwe mu nkuru zacu za buri munsi cyangwa mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndagushimiye cyane rero nawe wakanze subscribe, nawe utarakanda subscribe nkubwira ngo kanda subscribe kugira ngo tujye tubana kuri gatanu kuri gatanu, ujye ubona ibyiza kandi bikubereye. Iyi ni International Harmony kugezaho ibintu by'ubwenge kabisa utagenda upfa kubona ahandi. Nkubwira ngo ikaze rero kuri International Harmony TV mu muhango wo guherekeza inshuti yacu Gogo Gloriosa witabye Imana rero kuwa kane w'icyumweru cyashize, ariko ntago ari kuwa kane nibwo twagiye tumenya inkuru ko Gogo Gloriosa yaba yamaze kuva mu mubiri. Ariko kuri uwa kane bavuga ko atari bwo yari yapfuye, ahubwo yapfuye mu ijoro ryo kuwa gatatu, aho yari rero mu gihugu cya Uganda yaragiye gutaramira abakunzi be cyangwa mu biterane by'ivugabutumwa muri kiriya gihugu cya Uganda. Rero Gogo yari yagiye muri Uganda nk'uko twakomeje kugenda tuyabwira, agiye mu ivugabutumwa cyangwa mu kuririmba indirimbo ze no gushimisha abantu. Ageze muri Uganda aho yagiye ahura na activité nyinshi, ariko bikavuga ko Gogo mu busanzwe inkuru dukesha manager we cyangwa se team management Gogo Gloriosa, aho bavuga ko iriya ndwara bari babizi ko Gogo yari ayifite, tukibaza ngo se ko bari bazi ko Gogo Gloriosa agira iriya ndwara, nawe bakakomeza kumugora cyangwa profita bene kara kageni, aho bikomeza kuvuga ko atari ubwa mbere iriya ndwara yari imubayeho, aho yabaga ari kuririmba inshuro nyinshi, yaba ari kuririmba akagera aho ngaho akaza kugenda ahera umwuka. Twakundaga kubyumva ahanini twagira ngo wenda twebwe ni imiterere yiwe cyane ikameze, ariko team management ye yari izi ibibera inyuma ya rido, dore ko banavuga ko Gogo Gloriosa twamubonaga kuri kamera zabo cyangwa twamubonaga muri biriya bitaramo yagendaga akora ari zahabu yamaze gutunganywa yagejejwe ku isoko kabisa, bikagenda bakakomeza kugenda banengwa ko batabashije kuba hafi uriya mwana w'umukobwa cyangwa uriya mukobwa Gogo Gloriosa mu rugendo rwe rwa muzika. Bakaba barareberaga inyungu zabo, niko twavuga ziriya zari inyungu zabo bwite, zatumye hanini turi kugenda tubashyiraho urubanza kuko bataroroherezaga Gogo mu buryo bari bazi ko yari afite indwara muri we yabanaga nayo, kandi indwara itari yoroshye, dore ko atari n'ubwa mbere rero bavuga ko yari isanzwe indwara imufata, ariko yamufata bakarwana bagasenga bakagira gute bakabona indwara iragenda imurekura. Muri icyo cyumweru rero nibwo bahagurutse hano i Kigali berekeza mu gihugu cya Uganda, hari kuwa kane wabanje w'icyumweru cyashize. Baragenda bageze i Bugande baruhukira aho bari bagiye gukorera concert, barabakira. Gogo yari ameze neza nyine nkuko twagiye tubasubiramo. Nyuma yaho gatoya bakoze concert kuwa gatanu bagezeyo, byagaragaye ko Gogo uwo munsi yerekanye guperforminga neza birenzeho, bikavugwa ko yari arimo aguruka yigendera yigera mu ijuru, kuko yakoze ibintu bidasanzwe batari basanzwe babona ni ibintu bigiye bikomeye cyane, aho Gogo yaririmbye abantu bagafashwa bakuzura umwuka bikagenda neza. Akabona abapasiteri babandi bice bari gukomera amashyi aho bari akagenda n'ukuri afata inkoni bahwitura ati mwe muri bande bo kutabyinira Imana. Urumva ko ngo uwo munsi yabyiniye rero arabyina karahava ivumbi riratumuka. Uwo munsi rero igitaramo cyarangiraga, byararangiye bamaze gusoza igitaramo bafata inzira berekeza Kampala, aho Kampala bari bagiye gusinya amasezerano yo kwamamaza cyangwa amasezerano bari bagiye gusinya amasezerano na kampani imwe ikomeye mu gihugu cya Uganda ikora izije dukunda cyane zitwa Mirinda. Zitwa Mirinda rero uriya mwana w'umukobwa Gogo bari bagiye kumusinyisha kontra hamwe na timu yiwe, kuko bivuga ko iyo kontra bari bagiye gusinya yari irimo amafaranga menshi cyane, akayabo k'amafaranga kabisa, kuko yarimo amafaranga menshi. Tukibaza ngo aya mafaranga menshi yarari muri iyi concert niyo Gogo yaba yarazize? Oya, ntago ariyo Gogo yazize. Nkuko twagiye tubona ku binyamakuru bigiye bitandukana bavuga ko Gogo ushobora kuba bamushyiriye akantu muri fanta cyangwa bamuroze,
turagenda dukomeza kubona ko Gogo atari yarozwe, nk'uko tugenda tubona raporo ya muganga, aho muganga we ari kugenda asobanura neza akantu ku kandi, bikagaragara ko indwara Gogo yamuhitanye n'ubundi yari indwara yabanaga nayo. Tugarutse inyuma rero tukabihuza n'ibyo team management yiwe uburyo yabisobanuyemo, bikagaragara ko ari indwara n'ubundi Gogo Gloriose yararwaye yahoranaga, kandi nawe ama interview menshi yagiye akora, akaba yaragendaga agaragaza mu by'ukuri akoraga ibiganiro ku maradiyo cyangwa ku ma TV, yagendaga agaruka ku ijambo ryo guhora yiyeze, guhora abana neza n'abantu, guhora asenga kuko atazi isaha n'igihe, kuko wumvaga ko ibiganiro byinshi agenda agatambutsa mu by'ukuri Gogo yabaga ari yiteguye, yahoraga yiteguye kabisa. Tunavuga ngo twizeye neza tudashidikanya ko Gogo yaba yageze mu ijuru kandi Imana imwakira neza, aho yaje kuba yitaba Imana kuri uyu wa gatatu rero w'icyumweru gishize, ubwo yarembaga bari muri hoteli imwe muri Uganda. Ntago amazina y'iyo hoteli yagiye ashyirwa hanze, akaza gufatwa mu ijoro ryo kuwa gatatu, nyine akaza kuba ajyanwa kwa muganga. Yagera kwa muganga akaryama agasinzira, yamara gusinzira asinziriye mu by'ukuri ntiyigeze agaruka, yararyamye arasinzira, mu by'ukuri mu gusinzira abyuka yitabye Imana. Ari nabwo twumvaga iyo nkuru y'uko Gogo Gloriose yamaze kwitaba Imana. Nyuma y'uko yitabye Imana twabonye byinshi byavuzwe, tubona benshi bavuze, abavuze ukuri, abataravuze ukuri. Ibyo byose ntago ari ngombwa ngo twe tubisubiremo cyangwa dusubire inyuma tugende tuvuga ngo dore utaravuze ukuri n'uyu, dore wavuze ukuri n'uyu, ariko twe tugendeye ku kuri. Team management yiwe ushinzwe itangazamakuru muri team management ya Gogo, turagendera kubyivuge kuko yagarutse avuga ko mu by'ukuri ibyo agiye kuvugira kuri kamera, dore ko yakoreye ikiganiro kuri Yago TV show, akavuga ati ukuri kose agiye gutanga ko kuri kwa nyako. Avuga ko ukora agiye gutanga ariko kuri kwa nyako, ibindi byose biragenda bivugwa n'abantu, ati ntago ukora bari ukuri kwa nyako. Kuwa gatatu rero yaje kuba yitaba Imana, turabitangaza, abanyarwanda barabyumva, inshuti z'u Rwanda zirabyumva. Nyuma yaho gato ariko haje kugenda hazamo ibibazo muri team management yiwe byo kubura uburyo bazageza umurambo wa Gogo mu Rwanda. Haje kuba havuka ikibazo cy'uburyo bazageza umurambo wa Gogo Gloriose hano mu Rwanda, aho team management ya Gogo Gloriose basabaga ngo umuryango w'uyu nyakwigendera Gogo Gloriose ngo miliyoni 2.5 zo kugira ngo bazamugeze mu Rwanda. Tukagaruka twibaza ngo ni gute Gogo twamubonye muri concert nyinshi kandi zagiye zibona amafaranga menshi, zagiye zima amafaranga menshi. Gogo ari mu bantu bakoreye amafaranga menshi cyane, habe ku mbuga nkoranyambaga za YouTube zaki. Gogo ari mu bantu bakoreye amafaranga menshi cyane muri rura rugendo yararimo. Tukibaza kubera iki team management yiwe yagarutse isaba iyo nkunga, kandi bivugwa yuko inkunga ya team management ya Gogo bashakaga kubona nabo amafaranga Gogo yigeze yinjiza atigeze agera muri famille Gogo yaba yarabagamo, ko Gogo twakomeje kumva ko yari imfubyi, nta muryango, nta se na mama we, yewe nta n'umuvandimwe, ko umuvandimwe we bavuganaga bavuga ko yari yitabye Imana. Tuza kumva rero team management iri kugenda yaka inkunga umuryango we ngo wa miliyoni 2.5 2.5 n'igice, sinzi niba nabyumvishe neza cyangwa nabikurikiye neza, numva ngo ni 2,500 by'idolari, 2,500 by'idolari. Urumva byaba ari muri miliyoni 3 n'imisago hafi. Bikagenda bigaruka rero tuvuga ngo amafaranga Gogo Gloriose yakoreye mu gihe kingana nk'umwaka yaramaze muri kariyeri muri industry, muri uru ruganda rwa entertainment, amafaranga yaba yarakoreye yari yarerekeje he? Ibyo ngibyo ntago ngiye mfite kuza mbigarukaho cyane, nta ruhande nyambogamiraho cyane mvuga ngo byagenze gutya byagenze gute, kuko ntabyo nzi mu by'ukuri, ko ntabyo nzi ngewe nza mvuga nerekana nkavuga ngo turebere hamwe icyaba cyarakozwe cyangwa niba kuko ayo mafaranga bari bayakwiye. Byaje kurangira rero ku munsi wo kuwa gatandatu, niba atari kuwa gatanu, umurambo wa nyakwigendera Gogo Gloriose ugejejwe mu Rwanda ku bitaro bya Rwamagana. Uyu munsi rero ubu turi kuvugana akaba ariho hari kuba umuhango wo guherekeza Gogo, nk'uko muri kugenda mubibona kuri screen zacu, uri ku bahanga bw'ibyuma muri kubona ko ari kugenda yacishamo. Hari n'umuhango uri kugenda uba live ubu ngubu turi kugenda tuvugana. Rero nkaba nkubwira ngo ukomeze ukurikire International Harmony TV kugira ngo
ugende ureba akantu kamwe ku kandi uko umuhango wo guherekeza umuvandimwe cyangwa kwigendera Gogo Ruriyoza uraza kugenda ugenda, kandi ngusaba gukora subscribe niba utari wakora subscribe kugira ngo tujye tubana neza 5/5. Mbashimira rero cyane, mukomeze mukurikire ibiganiro turagenda tubashyiriraho byo guherekeza uyu muvandimwe, kiraza kigikurikiye kiragenda gikorwa nanjye hano kuri televiziyo za International Harmony TV. Cyo ngusaba we no gukanda subscribe gusa, ugakanda like byakuryohera, cyangwa wabona ari ngombwa ko nasharinga abandi inkuru twagiye tukugezaho, ubikore usharinge, ni inkunga ikomeye cyane. Turi kumwe rero na Petit Pioni, ekora Petit Pioni. Kuri uyu munsi rero imyanya iracyahari, uyu munsi w'itangira ry'abanyeshuri umwaka wa 2025-2026. Ufite umwana wiga maternelle ya mbere, ushaka gutangiza muri maternelle ya mbere, maternelle ya kabiri, maternelle ya gatatu, primary ya mbere, primary ya kabiri, primary ya gatatu, ekora Petit Pioni kabisa baragenda barusha kugenda bakomeza kugufasha, kandi baragenda bakukorera ibintu byiza, barita ku mwana wawe, baramuha uburere buboneye, baramuha uburere ukeneye ku mwana wawe yaba agira, kandi ntago uzigera wicuza kujyana umwana wawe muri ekora Petit Pioni. Ekora Petit Pioni rero ikorera hano hepfo mu karere ka Muhanga, intara y'Amajyepfo, ni hafi mu mujyi kabisa, inyuma y'isoko rya Muhanga Modern Market niho uza kuza kuba usanga iri shuri Petit Pioni. Ku bindi bisobanuro rero ukeneye information kuri iri shuri, hamagara izo nimero uri kugenda ubona imbere kuri screen yawe, hamagara izo nimero kabisa, cyangwa bandikire kuri WhatsApp, baragenda barushaho kugusubiza baguha information zigendanye no kujyana umwana wawe kuri iki kigo cya Petit Pioni. Nkagusezerera ngubwire ngo ukomeza ukurikirane inkuru zacu kuri International Harmony TV, ni buri kanya kabisa duhari kugira ngo tukugezeho ibyiza. Rero iri ni ijwi ry'ubwenge, ntago nakubeshya ngo ni ijwi ry'ubukwe cyane, iri ni ijwi ry'ubwenge kugezaho ibintu byiza cyane by'ubwenge. Ndagushimiye rero kuba wankurikiye kuva ikiganiro gitangira kugeza kirangiye. Ukomeze ukurikirana ibiganiro bya International Harmony TV, kandi subscribe, turagenda tukugezaho uyu muhango wose, uragenda ukurikirana uko biraza kugenda biba, uraza kugenda ubikurikirana neza kuri International Harmony TV. Murakoze cyane.